nuko mbaha amafaranga 250 barayibaga dore ibifite agafuka ngana gutya habamwe ibinyugunyugu n'ivu n'ibivumvuri numva ingwe itangiye kugabanya volume nikubita indi numva noneho volume ishijemo ibiguye hasi ndahondagura n'ururimi ndarukubita data karambwiye ko igiraga ngo nugwara mu murizo nawe ndawukubita rwose ndawumenagura ariko nasanze ntagwara rurimo nzakwereka ahantu handizemo ngo izo mbwa abantu umwana biriye ngiye n'umugore n'abana twapfa nabone nyira bagapfa ariko njye mbiriye nabona abari nk'imodoka bashyizemo indi essence nkaya kuzana ibindi urabe ntayikwidahita bagenzi banjye mwese mubimenye ibigeragezo n'amakuba umunsi umwe byose bizashira. Reka nongere mbasuhuze rero amahoro y'Imana abe kuri mwe uyu munsi nk'uko nari nabwiye mu nzira natembereye ndasura nza gusura umusaza ariko murabona ko ari abasaza babiri nabwiye ko kuri channel yanjye nzajya mbazanira abasaza bakababwira amateka kuko iyo utaganiriye naso numenya icyo sogokuru wawe yasize abandi bakavuga ngo burya iyo umusaza apfuye ni inzu y'ibitabo iba izimye rero inzu y'ibitabo nizikazime aba basaza muri kubona hano uko ari babiri murabona ko bafite imisatsi ibiri ni inzu z'ibitabo tugiye kuganira baraza kubibwira bababwire naho batuye ndetse na byinshi mutari musobanuke mu bimenye kuri bo mbararikiye kuzareba ikiganiro kuri Sawa TV show ariko mbere yuko babibwira ntibabibwire banabasabe mukore subscribe reka duhere kuri uyu ruhande muze witwa nde? Nitwa Harerimana Phineas Alias wafashe ingwe Alias uwafashe ingwe. Iki kintu mba nkikubajeho byinshi ariko ndakigarukaho mu kanya nkubitanye n'umwana wawe arambwira ngo papa yitwa uwafashe ingwe hari indi zina bazi ariko mu kanya uratubwira koko se warayifashe Alias uwafashe ingwe ni izina ry'akabyiniro wiyita cyangwa koko nibyo uraza kutubwira? Nibyo ingwe narayifashe ntarukubeshya ingwe warayifashe? Ingwe narayifashe pe ndayigundira. Urayigundira? Ko bayavuga ko nta muntu ufata ingwe muze. Oya burya rero biterwa nuko yashize ubwo byose byashobotse. Aha na Samusoni yafashe intare. Nazo uri Samusoni? Mwishwa we. Uri mwishwa we rwose. Uri mwishwa. Hanyuma turi kumwe nanone na muze wowe witwa? Nitwa Musabezu Cyprien. Cyprien? Oui. Wowe na Alias ufite nta kandi kazina akabyiniriro? Oya. Ntako. Nese utuye hano igihe kingana iki? Aha ngaha ni naho navukiye. Navukiye mu kagari ka Kabirizi. Ubu rero nkaba navukiye muri Nkama mu mudugudu wa Nkama. Ubu ngubu nkaba ntuye muri Ruhangiro nawo ni umudugudu uhanye akagari uhanye urubina Nkama. Na Nkama. Ariko na akagari kamwe. Nisi uyu mugabo kavuga ngo yafashe ingwe ubiziho? Uyu mugabo yarayifashe kuko yarayifashe. Uyibonaho se? Yarayifashe twarayibonye. Yarayifashe neza. Ingwe nyangwe cyangwa ni? Ariko bararwana amaherezo arayidega rwose. Cyangwa yafashe ipusi mugira ngo ningwe. Ingwe n'ipusi ni bitandukanye ahubwo noneho. Mwayibonye hose mubona ari ingwe koko? Bugwe. Hari muwe mwaka? Mu mwaka muri 70 uti muri 80 na warukira umusore 86 none se tubwire muri make byagenze utegugira ngo uyifate wari umuhigi wari bo watashye wasomye icupa bukwiriraho biba ngombwa ko uhura nayo byagenze ute? Reka namaze nkubwira icyatumye nyifata mbese n'ukuntu yapfuye ubundi reka namaze nkubwira n'amazina yayo bwira ati guma ingwe yitwa ingwe
ingwe yitwa leopard mu gifaransa, mu cyongereza yitwa leopard, mu giswahili yitwa cuyi, hari n'izina bayita ngo yitwa muyaga cyangwa rwara na bugondo, bita amazina menshi. Ayo yose se ni wowe yabatije cyane? Amazina yo nari nzi njyewe ingwana nayo nari nzi ingwe na bugondo na muyaga kuko iguruka birenze urugero. Ayandi nazo kwamenya nyuma nyine maze kuyikura mu mwuka. Okay, hanyuma komeza utubwire rero. Ingwe rero cyatumye shira ku bwoba. Ubundi sogokuru we yaritwa Biziga imbogo, nawe yigeze gufata imbogo aranayica nawe me. Noneho ni by'umuryango gufata inyamaswa zikomeye. Nawo umuryango. Ukuntu maze nkubwira ukuntu yayishe iyo mbogo. Ubundi imbogo zaraje mu rugo ziragwana ari ebyiri. Babwira sohora bati rero zira mbogo ziri kugwana mu rugo, ngewe byanze bikunze imwe ndanayica. Ziragwana zibazize iki kirembo cy'imigano nyine ku marembo. Buke mu itondo imwe kubita indi hembe hano isiga urura mu rugo, yaruciyemo kabiri, zibazigiye mu cyamba gutwe duturanye n'ishyamba. Arawe ati rero izi mbogo za miriki kirembo nijya zishaka n'undi zishaka kunkungurira. Abasaza baravuga ati none izi mbogo waziretse tukinywera inzoga kwa ntacyo ngo wowe zaba ziri kunkungurira. Ubwo arafata mu gitondo afashe icumu ragiye akurikiye iyo zagiye ari kuri gwagwara nyine zigiye mu shyamba rya Gishwati. Hari umusore aramukurikira ngo agiye gututira imigano, aramubuza ngo nagume mu rugo, aranga abonye uko ayamwangiye abati ngure tugende. Ariko we ari kubanga ajya gwagwara aho yanyuze. Imbogo bwaje mu gitondo igiye musi y'ishyamba nyine musi y'iyo kayira irajyama. Ubundi imbogo yo ijyamye iyo iteze umuntu ifunga umwuka wa hano mu kanwa ikagucisha epfo muri shampo mu kuko koze ko numvuze iby'inyamaswa ubibwirwa niki? Ndabizi cyane. Burana inyamaswa nimwe ntagubira amateka ya. Ese uziranye n'inyamaswa cyangwa wakoze muri parike? Ubundi no muri parike y'Akagera nigeze kujyayo, ariko none nakoragayo twajyagayo bagiye kuzimya nk'ishyamba nyine ari nk'abarushimusi baritwitse, ariko none namenye n'inyamaswa cyane. Wigeze uturana na parike se? Ikabarondo nabayeyo. Ukora iki? Nene nagiye gupagasa no baza batwitse parike, abo barushimusi batubwira kujyayo, abasore n'inkumi bese bageze muri iyo myaka kujya kurizimya. Hanyuma uti imboga ifunga umwuka weje ubundi gacisha hasi gusa. Ku kibuno hariho bita champoma. Noneho rero abayigezeho iri musi y'inzira. Amuhisira ngo nagende aranga. Ubwo ntiharazi ibyari byo. Ari yo mbogo uri bayiguyemo. Noneho wa mwana ayikubisa amaso musi yakayira ati ndapfuye we didira imbogo we. Ya mbogo yumvise tujya barancitse. Yarahubutse wa mwana iramujyana mu mahembe imukubita mu gitsina cy'urugano, ariko ntiyamukomereza. Umwana aboroze yasogura ati ngaho nishyane. Imbogo n'ingiye yenjeje none rifasha umwana ni mu gihugu nibaza bukumva ngo yisha umwana kansiga bigenda bite. Abasubiye ku mwenda ni kabutura yambaye, ubwo ayikubita icumu. Ukubiza icumu yambogo ati aha niho nashakaga. Yaramufashe iramuzamukana imutwara mu mahembe, mu gihugu baza bamukurikiye. Bayitera iramugumana ku mahembe, imugeranye mu kibayo hepfo, ikagira muterera imuri kubita ku mahembe. Ubundi ngo imbogo iyo gutere ku hembe gutya byaba byiza ngo naho iyo gutereye gutya ikakugusha ku zuru rya ikagusabiza ikuvuna gano magufa gose. Ubwo rero yamaze kumututa hasi iba yivuze imyivugo 8. Imbogo se? Imbogo bwayo. Imbogo zirivuga n'umuntu. Arumva imasa biri kwivuga se? Naye nuka dutera ibipindi. Imbogo rivugaga ni ntare zirivuga. Imasa biravumera ni imbogo nuko. Ese inka uretse kwa zishyamba nyine. Inka. Inka nayo. Noneho rero nabo yafati nini yivuga ngahora iramitana. Nabo yivuga imyama 10 ayirengejeho 2. Imbogo yari yamuretse iragira haguruka ati bigera cyari muzima. Irongera muzamukana iba yivuze imyama 12. Nawe ati yumva mbese watigiye kubura insiga zigiye gushya ariko agiye nkugu. Abati rero ubwo avegwereka. Ubwo ndi kumva transifo y'ubuti ari wo mutima gugiye gushya ingabanye. Yivuga nane imyama 8. Sokuru wawe nawe arivuga? Yivuga gute?
yavuga ngo ndibihembe by'imbogo kwarika amavubu imbogo ntawe yavitana guma ati nayo nayihitana yakumva yivuze nayo ikongera igahaguruka irongera iramuzamukana iramutena noneho n'imigeri imukubitana imusiribanga irongera yivuga imyaka 6 bati rero nubwo ngiye gupfa nkwereka yivuga ine yoroheje irongera ihaguruka none iramukubita no ku mazuru ab'intwari baramanuka babonye yabonye igiye gupfa arahora yambogwira mukandagira gutya ariko n'amacumu gari gayirembeje irahaguruka ijya mu mugishyitsi 8 mu gahuruka ari kari hirya gatoya babande b'intwari baramanuka ngo bamutere nyine bamujyane bakimara kumushyira mu maboko nyine mu maciri yambogo bumvira hirimi irahubutse ati nanone yaje batimba hasi bariruka ab'intwari babona bujya yambogo niyo yaripfuye we arasiba bahita bafata baragera barafata baramuzamukana bamugerege mu rugo bamushyira mu urukano ni ibintu umuntu yabaga avunitse bakamushyira hano mu mavi cyangwa mu maboko hanyuma bakamubohera kandi utundi tugozi kugira ngo nyine bamujye bamunga utwo tugozi turimo n'ubundi nicyo cyafataga nyine kugira ngo iyo mvune yere gukomeza kugira iruhande ahubwo bise naho biringanira noneho amagufa abone urumva abantu bari badafite ubwenge bafataga imigano bakayisatura bagashyira ku muntu wavunitse gufa ubwo bagashanangiriraho nyine kugira ngo ayo magufa akomeze arambuke yoye guhungabana nyine kugira ngo ashobore no kuza gukomeza gufata kimwe nuko muganga ubu ngubu akoresha isima nyine no urukano ni nk'isima ya none yego nuko baramungarangiza gukira ariko n'ambogo yamaze gupfa bahita bacumurizo niko byagendaga baraza mu mufumo bateza mu maboko ati nawe turaguhoreye nuko irangije yambogo barayijya wa musaza baramunga abarakiza nawe nabandi sogokuru nta yapfa kuzagenda gusa naje nta mwiganye yarishi imbogo ngo ubure kwica ingwe ubwo ranjya mu rubaya dore iwacu ko ari ingororero hari umudamu yafite umugabo we ari goronome afite akabwa kitwa Nyiramasibiri nari mfite ishandiyo y'ibirayi gutya tuvuye gukora muri parodiye nakoraga amafaranga 50 ubwo noneho dukomeza kuyiyenzaho yambwa uwo mugore atibuye ati irambwa nibafata ndabana ngewe nta karano kankoraho Nyiramasibiri nakabwa gatoya sinzi ukuntu yakatwoherejeho kakatwirutseho ndebye muri trovezeri njye amazi inyuma sanga iri hafi gufata kabirutse hose utwaye imodoka kuvuze ngo urebye muri trovezeri trovezeri n'ugusubiza amazi inyuma nkabona ko yagurikiye no bahungu batatu babarirutse bakata mu koni nanjye mpita ntumuhanda ngo munsi y'umukingo yambwiraza no kumunwa wanjye yanaguye bugimbwe ntabwo ujyaga umuntu waguye iramoka ngo inshiraguro ndanga mpupumuka nyine nanga guhumeka ibonye biyoberanye ibiragiye ndabani ikindi gihe nituhura nzakumena nibwo rero nagiye muri Gishwati ndi kubona umuhungu witwa Bazirikana wo mu muryango tuba tukubitanye n'ingwe ariko nayo ifite inkoni imbona nkubone mwarebye ingwe gutya imbone nkubone ko bavuga ko nta muntu ureba ingwe se ngo ayibone izi kwisha batangira guhuma ariko turarebana burya ubwoba nibo bwica umuntu itera ubwoba ariko noneho kuko nta kundi wabigenza urashikama ukamenya ko ari urugamba nk'urundi ugiye kurwana tu ubwo yaraje ngo mikano amaso ngo ngira mu ntirero ngo reba yaje turapfuye sinzi ukuntu yaje ije gutera inzara hano kuri Rozarivara buginde yitwa Rozarivara kuko ari ibitubikaga mu ibyo ufite retroviseur na Rozarivara ndakubwira n'ukuntu umuntu akomeze nk'imodoka ndabikubwira byose noneho igiye gutera inzara hano gamako Imana irafasha mbadafasha ndayihagarika niyagarisira huma ngo kana amaso ngo ndabaye nagufashe ngira umungu witwa Bazirikana reba ino nkoni iri ku mukandara yivaneho ukubite irangwe aramira ngo urikushuka ngo inyice niwe none yikura wowe wari wayicakiye wayifa babyita kugotomera nayifasha yose nayimweje ngo mungu amaguru ayabangiye gata mu shyamba unaragiye goko nta no kunsubiza na gatoya numva ibirenge birarenze numva mu moko iri gutangira kuregera yashaka kunteza nzara amaguru ikabonera ko iragwa yicaye se ntabwo ashaka gukurumisha umunwa wayo gute nena ya distance kugitangira amaguru yahagaritse gute nuko
numvishe mu maboko itangiye kuregera mfata gutya ngo kumwe yankunimbanye nyikubitiye hano numva ingwe itangiye kugabanya volume nyikubita indi numva noneho volume ishijemo ibiguye hasi ndahondagura n'ururimi ndarukubita data karambwiye ko igiraga ngo nugwara mu murizo nawe ndawukubita rwose ndawumenagura ariko nasanze ntagwara rurimo nasanze harimo iki na inyama isanzwe n'igufa ririmo nk'uko iry'inka riba rimeze nuko muri ako kanya mbanguye nanjye uruhande rwayo uko nabonaga rya jisho ryayo nanjye mba ndarabye nuko mbaha amafaranga 250 barayibaga dore ibifite agafuka ngana gutya habamwe ibinyugunyugu n'ivu n'ibivumvuri kaba kangana gutya bitewe n'inyamaswa yose itungwa n'inyama hawugira ngo ifuki ikigaye nuko barayibaga amaze kwibaga mbahamagara 50 baragenda kwa ruho bari njyana hanyuma y'ibyo rero wa mungu ndaramureze mu muryango baramurega bamuciba ibindi kuko yagutaye mu shyamba kuko ntaye mu kaga hu aguma nuko ndangiza kwikuramo mu karero ntaho nabereho rero ndavuga nti nkwereke rivuge rero ndi icyaduka bagashigisha batafite bakaguzanya bugenda kamango mangwaza karegoro ka rubanda mikwegera telefoni nkaba narivugiye mu ruhave nyirugwa kanyamuruhago ndihinda bakaruhuga ndi nkubitana ubukaka vandatere ya Sabena parishoke ya torotoro ndugwara gwimwe nuko mu bya bindi turabigwa guma mbese none se wivuze ushyiramo telefone zari ziraza icyo gihe telefone zari ziri bayitaga gutere yo telefone agabita guteregarama uwarategaramye icyo gihe wana nindagiye cyo guteregarama wateregaramaga mu ijuru gusa ngamagara mu ijuru kugira ngo Imana urayimfashe Imana irigukijije muze iyi nkuru kuyumvise yiyi ngwe kandi wari umbwiye kuyiziho ariko nawe ukuyiziho uyu mugabo nuko yayikubwiye ko ndikumva iyo yicingwa ari kure ni ikihe kimenyetso gifatika cyakweretse ko yishingwa ikimenyetso gifatika cyuko yishingwe nuwo nguwo wari wamushyize mu kaga nyine amutaye aho gaho nawe ubwo yabidusobanuriye ntabwo twajyanye muri gishwati ahubwo uwo nguwo niwe wabituguye by'impamo by'ukuri by'impamo uruhu rwawe se yarusize nagiye ndarugurisha detail rurashira hari nta gatoya ufite igisamagwe yamahigada bose barabizi muri yamiri cyari cyandiriye imbwa ze zandiriye ihene nayo nyuvumbura hara ijubu narakisha nabarakubwira uburyo cyajiwe hu igisamagwe nabarakubwira uburyo cyajiwe none se ko numva ahubwo ukaza umuntu ufata ingwe ari umwe singizi n'inzara cyateyera dore ngizi n'inzara rumwe kabiri gatatu kane gatanu dore ni ntuza banshinda sago ndi kunywa amasubyo singizi nahana amasubyo si wanywaga ngo utabike ngo naho Imana nago wizera Imana se nago wizera Imana ariko rero ugomba no nubwo waba wizera Imana nose nk'ubu wizera Imana bagakuroga bakwanga kunywa umuti ngo wizera Imana wategereza Imana ikagukiza ndabyemera ko Imana isumba byose ariko rero ngomba no kunywa umuti bandoze ngomba kunywa umuti kandi abantu rimwe na rimwe hari n'igihe barwara indwara zisanzwe ntibajye kwa muganga kavuga ati twabasengeye Imana bakize ndabyemera ariko nubuye bariko none se ari aho ngaho Imana ntabwo yashyizeho muganga muze nagwemera ko isengesho ryagukiza niyo waba urwaye na malaria ariko iravuga ngo munywe imiti mujye kwa muganga n'ubundi bihagazemo ariko muganga ariho kugira ngo yunganire Imana none ababwira abantu ngo Imana ngo ibakijije batagiye kwa muganga ubwo ni waba ari kubeshyara abona kubeshya none se wowe niba bakuroze ukaba utagiye kugira ngo ujye kwa muganga aguhereza umuti nyine abaganga bajyanga nyine ngo aguhereze umuti bya birozi bikuvemo urumva wakira ute ko wemera abaganga bagihanga ndabemera ubwo rero we mwemera n'abapfumu mwemera n'abapfumu none abaganga b'iki none ubwo ruhu warugurishije buri abarujyana abo bapfumu niyo barujyanaga no mpaye aya mwemera abapfumu buriya nabamuze kujyana abantu kubavuza kunywa iyo miti ngo batagira isubi none ko umuntu aba bamuroze akamuha umuti w'umuvugutano wera w'icyatsi kibisi bamuroze agakira kimwe nuko twajya kwa muganga ari muganga Imana yamushyizeho akaduha ikinini tugakira none se ugiye kwa muganga n'ubusuzuguye Imana kandi ari we basizeho
Imana ikubwiye ati wowe baho nzakwikiriza wagiye kwa muganga ugiye gukora muri yiki icyo tutaho turasuzuguye Yesu yakizaga abantu akavuga ngo mbo hari mugireyo hari gihe atobaga ugondo agasiga kuzisha ugondo hanyuma wo muntu agacika si ugondo ariko ufite ijwi rya ndaririmba wanza kuririmba wabishobora ndi muri korali ndaguhindirimbo ubuze nuririmba baze gusa byose na tenari uririmba amajwi yose na ruto na sipurani nampaye nga data byose ndaduri ikintu cyo kwivuza no gusenga wemera iki byose ndabyemera icyambere Yesu yaravuze ngo nimujya ikica mukanyizera ntacyo muzaba ikindi cya kabiri Imana ishyiraho ibintu imiti ishyiraho n'abaganga ati muzajye muvura abantu nabyo ndabyemera ikintu nanga nzirana nacyo kuraguza ntabwo wigeze uraguza hose ntabwo wabinzanamo kuko nzi imbaraga z'Imana kuraguza no guterekera oya muze nawe ntabwo wigeze uterekeraho kuko muri iki gice bavuze ko harimo abantu b'abapfumu oya ntawe yari umwe yarapfuye umwe w'umukecuru kandi nta n'uwajyaga hajyaga ibimpumyi niko navuga ni ukuvuga ngo noneho kuraguza no guterekeranaga ibyo bavuga bari byo ni ukubeshya barabeshyaga cyane kandi Imana yangaga abantu Imana yangaga umusambanyi umujura indaya niyo twanigarutseho n'umurozi kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo hanze hazarimbwa n'abarozi n'abahehesi n'abantu bakunda kubeshya imbwa nyine zizaba ndetse si imbwa cyangwa imbwa n'iziriya imbwa ni umuntu uba waramenye iby'Imana hari imbwa y'umuntu iba hose nzakwereka ahantu handitsemo ngo izo mbwa abantu handitse muri Bibiliya se n'impamo Imana yo gushaka handitsemo ngo izo mbwa abantu nawe uradutumure ni mu kihe gitabo nzakikubwira nzaguhamagara nkubwira ahari ubundi iyo umuntu ngo nkuko aba nkubwira nkuko imbwa ngo isubira ku burusi byawo niko n'umupfapfa asubira ku byaretse umuntu wamenye iby'Imana akajya mu buraya kongera agasamba n'imbwa nibo bazahera hanze uratukanye kandi nta n'uwabindi none se wavuga ngo ni iki ni umuntu wasubiye inyuma aragwa n'imbwa none se iyo Bibiliya uvuga yo kivuga ngo ntunyishime hejuru Satani ningwa nzabyuka none wowe ukaba wishimye hejuru uwo muntu ukamwisima habe mbiguhe umuntu utaramenya iby'Imana utarabyinjiramo Imana ibikimuhendahenda kuko muri Yeremiya haravuga ngo umuntu nakora icyaha nubwo byaba ari ibyaha bingana nzabimubabarira ariko niyongera ibya kera ibya nyuma bizarusha ibya mbere kuba bibi nuvuga ngo iyo imaze kumenya iby'Imana ugasambana cyangwa ukaruba none umaze igihe kingana ariko umenya ibyo by'Imana usenga ni igihe kirekire none se uvuga utyo nta bapasiteri basambana kandi bagakomeza kujya ku ruhimbi habe mbiguhe Imana ngo iracyari abo pasiteri ni izina ry'akazi mwarimu ni izina ry'akazi diyakoni ni izina ry'akazi n'umuririmbyi n'ubwo n'indi muririmbyi ni izina ry'akazi Imana ifite ibitabo bitatu byitwa digisiyoneri oya na cya gitabo bahamagaramo cyitwa kayidaperi na jurunari none ifite ikindi cyitwa laruse ariyo digisiyoneri ibyo nibyo yandikamo ikurebera muri iyo televiziyo ikakurebera ibyo ukora byose nuza iyo televiziyo ndakunda kuyireba ubwo rero ibyo gitabo Imana nikireberamo umuntu nta kuvuga ngo ni pasiteri nta kuvuga ni mwarimu pasiteri ni izina ry'akazi kimwe nuko nawe umuririmbyi yagenda cyangwa umukirisitu akagenda ariko ubu se yirebye muri iyo televiziyo wikubonaga gutera yewe ntabwo mbizi kuko Imana yaravuze muri Yohana ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe ngo nawe tuba twise umunyabinyoma Imana niyo izi ibyanjye kuba nyuma yo gufata ingwe n'iby'Imana warabyinjiye murabimenya reka byinjiramo niyo yahankuye yagukijije ingwe yitabaje ngaho gira icyo uyibwira nayo izaze muri iki kiganiro izibuke ko hari icyo wayibwiye ko ari byinshi inkorera ahubwo reka numva ikivugo cyayo ikivugo cyayo cy'Imana
Uwiteka niyo mwungeri wanjye sinzakena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Nubwo nagira mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Guma. Uwiteka yembaza. Amen. Amen. Ese wafashe ingwe bwira abantu ngo mukore subscribe. Abantu ndi bakore subscribe kuri Sawa TV show. Abantu ndi bakore subscribe. Abantu ndi bakore subscribe kuri Sawa TV show. Kuri Sawa TV show. Muze gaura musetse ngaho bisubiremo wowe. Vuga ngo mukore subscribe kuri Sawa TV show. Mukore subscribe kuri Sawa TV show. Ariko muzavuze igifaransa. Oya. Ntago nyizi. Urakizi. Iyo umuntu avuze ngo koma sava abavuze ngo iki? Ndavuga ngo sava bye. Abavuze ngo iki rero? Iyo umuntu akubwiye ngo koma sava bavuze ngo iki? Ndavuga sava bye. Abavuze ngo iki? Abati ngo biti. Cyao. Nawe ukamusubiza ngo sava. Aha. Ubwo mu cyongereza yavuga ngo iki? Icyongereza no ndebana nacyo. Iyo umuntu use mu cyongereza avuze ngo how are you abavuze ngo iki? Kandi kuba ku cyongereza nacyumva. Gerageza ugenekereze. How are you? How are you abavuze ngo iki? Abavuze ngo bite byawe. Reze urumva utakizi. None se madamu wawe wamwite ngo iki mu gifaransa? N'ubundi nani mu gifaransa? Kumenya ni madamu n'ubundira. Njye nani madamu? Abadukurikiye batubwire muri comment. Kumenya ni madamu ra. Ubu se ni madamu? Madamu ni Igiswahili. Ariko hose rirakora. Rirakora ariko no mu gifaransa ko ni madamu ra. Muze ngiye kwabaza ikibazo muri babiri. Hari umuntu wabaje ikibazo arabaza ngo iyi nzu yawe iramutse ihiye. Iyi nzu yawe. Nawe muze ubwo harimo yawe. Igashya. Ariko harimo ibintu bitatu. Cyangwa se harimo abantu n'ibintu. Harimo mama wawe. Mubyumve neza? Yego. Hakabamo umugore wawe. Hakabamo amafaranga miliyoni 10. Harimo mama wawe, harimo umugore wawe, harimo amafaranga y'u Rwanda miliyoni 10. Bakagusaba kurarokoramo ikintu kimwe cyangwa umuntu umwe. Warokora iki? Ngiye kubanza. Yego. Navanamo umugore. Kubera iki? Wakuramo umugore? Ngaho rero. Hari urugo rukongorera ngo yakuramo amafaranga. Muze wakuramo iki yo? Harimo mama wawe, harimo amafaranga, harimo n'umugore wawe. Wakuramo iki? Wafashe ingwara avuze ngo yakuramo umugore, mukayenda mubaza impamvu ambwire impamvu yakuramo umugore ntakuremo mama we. Nanjye nakuramo umugore. Ariko saba basaza. Reka nyiguye. Impamvu. Nubundi naravutse mvuga kuri papa na mama ariko aho mariye gukura nagiye gushaka umugore wanjye bari utwibanira kandi umugore wanjye niwe mfite inyungu zukunza mu byaro kurusha mama wawe se none se mama yarangije kumbyara yarangije no kubyara abandi none nanjye nkeneye ko wa mugore wanjye nawe yabyara nayo nkazagira icyo nsiga wahitamo mama wawe umugore wanjye niwe nakuramo umugore wawe wafashe ngo kubera ko uvuze ngo wakuramo umugore igituma nakuramo umugore nanjye ntaho ndajya kure y'uyu ubundi yaravuze ngo Uwiteka ngo niyo mpamvu umugabo cyangwa umugore asiga se na nyina akajya kubana n'umugore karamata mama niba aramaze kuncuca se ko nta bundi bufasha uretse buramba naracutse nagiye ku mugore wanjye none umugore mama yamarira muze ati nibyo none se ko abakuru bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ko umugore washaka undi mama we washaka undi none se nta nuko ari n'isoni mama twabyarana mama nabyarana nawe ariko wazashaka undi mukabyarana
bikazageza ryari nzi kwenda nkari bindi bikabitsa none wa mugore ukavanga none ukuramo nde ndagarukaho none ko ari bibyari ko na umugore nyine nta n'umugore ndi gushaka niyo mpamvu wareka mama wakagenda n'amafaranga akagenda ubu se ufashe amafaranga ntiwazashakamo abagore benshi zabo zararangiye barambyaye nyine barandera ndakura hasigaye nabo zari gasenyira uwabo neza hari ubo nturanye nabo ubona arabazibukiriye nituriye gutya nabo bari ubu rero mwabantu mwe mudukurikiye mukiri batoya murakumva ko abasaza benshi tubaziga ikibazo bahitamo ngo ko barokora abagore babo abagore bubahwe ya baba cyangwa abagore intango habisombe nyinshi abagore babahaye inzaratsi okada sinzaratsi murazizi ntabwo twari nubwo tunazizi mwumva bazivuga ni ukuvuga bazivuga ariko inzaratsi za mbere n'urukundo n'urukundo ubu se ukunda umugore wawe cyane mbese yagize umuntu uza hano akavuga ati nje kujyana umugore wawe reka uwo barapfa nahagwa hagati yawe nawe hagwa umuntu wana rwose umugore ikiza cy'umugore umugore rwose tubwira ibintu bitatu byiza by'umugore icya mbere umugore anyakirira abashyitsi mu rugo umugore aransasira umugore arantekera ikindi umugore arambyarira ibyo nibyo bintu byiza by'umugore byatuma uhitamo umugore wawe amenya kuri byose wowe ibintu bitatu byiza by'umugore ni ibihe icya mbere kunsasira kuntekera no kubyarana nawe no kuba mfite ishema yuko ndi kugendana nawe none se mama wawe wakonkeje akaguheka ukinnye akaguhanagura ni gute umugore yaruta mama wawe ntawe mba mwanga nawe mba mukunda ariko icyo gihe n'ayandi mahitamo aba ahari n'ayandi mahitamo aba abaye mbese mu by'ukuri umugore wawe ni wowe nawe ririya jambo rigarukweho ngo niyo mpamvu umugore cyangwa umugabo azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we karamata none ko urubyiruko ntabwo handitsemo ngo azajye kubana na nyina abasaza nakaza nyokoze nimwabana karamata narangije gukura hasigaye nanjye igiye gushaka abanjye kuko nawe yarangije kumbona ndi uwe nyine ariko izo nshingano ze yarazikoze yarazirangije none abasore bubu bakunda ba nyina kurusha abagore babo wabahiye inama baba barushe yewe abo ngabo nibagaruke baho ubutumwa nabaha nibagende baje nk'ubu ngubu muyobokamana bazagende n'ubundi bajyemo bumve neza inyigisho z'Uwiteka n'ukuntu avuga ngo umuntu azasiga se na nyina yegukane umugore we abane akaramata none se ko mbona abasore babuno badashaka gushaka bariya twamaze kubavumbura wabavumbuye gute ingingo n'ebyiri abavumbura warebeye muri retroviseur urabavumbura ndabavumbuye Uwiteka arabanyeretse impamvu ya mbere hari abanga gushaka bitewe n'ubukene abandi ba kabiri bitewe n'uko ibyaha byamaze kuba byinshi ku isi baragendaga bakajya ngo kubyerekeye ngo niba ari imifungo cyangwa Uwiteka yangurunuka agatanga amafaranga magana ngahe cyangwa se 1000 akajyamana nawe yamaze kujyamana nawe kuri aya mafaranga rero amaze kumva icyo umugore ameze ahita ariko aho ni mu mbingi nese muze ko mbona hano ari mu cyaro aha mu cyaro hari imifungo ihaba naho bitari nari indaya nazo zitanga ku mifungo hose kuko udafata Bibiliya se nk'ujye kuzibwiriza zikizwe umva n'abapasiteri bararushye kandi ngo n'abapasiteri nabo ngo hari abajya bajya ku ibyo imirimo y'abera izibukwa Imana izibukwa Imana izayobwe imirimo y'abera izibukwa niba pasiteri ariko ujya ucuranga gitari ndabitana sana turebe kazanyisa sana gitari pe ariko se muze wowe urasenga kogeze kugusenga ukabivuga gahoro urasenga ndasenga rwose n'ubu navuyeyo mu gitondo wavuye mu misa kangahe
oya ahubwo dufite ikintu cyitwa noveni dukora y'imisi 9. uri gukora noveni? Noveni yihe? Noveni ndi umugaturika. uri umugaturika? Ewe muri noveni noveni mu kinyarwanda bisobanura iki? Ubundi noveni abantu ni nk'amahugurwa nyine mbese ni nk'amahugurwa. Abakatolike bari hano mutubwire noveni ni amahugurwa? Noveni ubundi niyo kuko akenshi batubwira ibintu tuzi nyamara twanamenye twigishijwe ariko bakabidusubiramo nyine batubwira ngo ese ibyo bintu kuko baradusomera bakadusomera n'imirongo muri Bibiliya none batese ariko biriya bintu uko nguko bimeze koko nibyo muri mwe mubyumva muti none se muze uri umugaturika unywa kayoga unywa inzoga? None se ko Bibiliya abarokore ubu mugabo mujya mwica mwe ni umurokore agiye kuza mudusobanurire bavuga ko abantu banywa inzoga batazajya mu ijuru noneho ukaba unywa inzoga ubwo aho ntuzabona idini ukabura ijuru? kunywa ntabwo ari ikosa kuko ikosa ni ukuhambarira mugenzi wawe. Ataraducurangira natubwire oya tubwi ampaye ngadataye ukora mu murya ubishoboye kutayinywa yayireka. Kunywa inzoga ni icyaha? Kunywa inzoga mbo harantu nasomye muri Bibiliya nayo inzoga narinywaga ngo unywa inzoga ntagacira urubanza utayinywa. Ubu se wamugurira icupa niba utamucira urubanza? None ko nawe hari igihe ngiye namuha igicere kigurira abo naje kwicarana muri kabari nawe hari igihe akuguriraga ariko uretse Yesu ugira neza inzoga burya nayo narinywe uretse Yesu yakubwiye ngo ibinibi mu gihe utaka ataramugira ngo mbwira ngo reka ibinibi nta kundi mu kuyinywa se hari kibi uzi yaba yaragukoresheje byibuze nk'ibibi bibiri by'inzoga baragukoresheje gusinda se ni ikibazo ushobora gusinda nukora ibibi none usinze kwandagara biba bitabe nabi ubu se wigeze usinda urandagara nawe mwagacyo nta nubwo niyenza udasibye gufata ingwe gusa. Okay reka uturimbira akaririmbo cyangwa se indirimbo ubushize wacurangishije umunwa none ubu wahisemo kugura gitari uri umuhanzi se? Sabyika ariko uzi ko izina ryitwa umuhanzi ntaryemera umuhimbyi witeka gusa uri umuhimbyi se wowe nta kayo ko wahimbye umva ko nahimbye agiye kukubwira Kwidahita bagezi banjye mwese mubimenye ibigeragezo n'amakuba umunsi umwe byose bizashira. Kwidahita bagezi banjye mwese mubimenye ibigeragezo n'amakuba umunsi umwe byose bizashira. Nimuyireke n'iryo gihe cyayo nigishira izahita ndetse n'abasogokuruza bacu iyo mvura yarabanyagiye. Nimuyireke n'iryo gihe cyayo nigishira izahita ndetse n'abasogokuruza bacu nabo yarabanyagiye. Ibuka Daniyeli mu bwobo bw'intare iyo mvura yaramunyagiye. Ibuka umwami Yesu i Gologota iyo mvura yamugezeho. Ibuka Daniyeli mu bwobo bw'intare iyo mvura yaramunyagiye. Ibuka umwami Yesu i Gologota iyo mvura yamugezeho. Nimuyireke n'icyo gihe cyayo nigishira izahita ndetse n'abasogokuruza bacu nabo yarabanyagiye. Nimuyireke n'icyo gihe cyayo nigishira izahita ndetse n'abasogokuruza
iyo mvura yabagezeho nimuyireke igwe n'iryo gihe cyayo ntigishira izahita ese n'abasogokuruza bacu iyo mvura yabagezeho nimuyireke igwe n'iryo gihe cyayo ntigishira izahita ese n'abasogokuruza bacu toro mi fa soro mi do so. ariko uri dirija wa korari none izo dore mi fa soro zikuye mu muziki ndi kubyumva uraziyigisha se cyangwa nijoro bijyamo nijoro bizamo nijoro mu gicuku nkabyuka mu gicuku ukabyuka ukaririmba ariko ni akaririmbo kamwe ni akaririmbo kamwe wayimbye warimo nyinshi umurima w'Imana ureze n'igihe kuwusaru abazaruzi muze vuba gusarura ibisarurwa bye Yesu ubu turakwinginze ohereza abakozi bateranye ibyo bisarurwa babigugigirize mami urahamagawe wafashe ingwe genda vuba udakereba kandi ubura amaso yawe kuko umwami yezaza vuba Yesu ubu turakwinginze ohereza abakozi bawe bateranye ibyo bizarurwa babigugigirize mami ubaze undi urekare cyane kandi abandi mugicamu mu gihe cy'umugoroba kuko umwami yezaza vuba ubazindure kare cyane kandi abandi mugicamuzi no mu gihe cy'umugoroba Yesu bahamagare bose Yesu ubu turakwinginze ohereza abakozi bawe bateranye ibyo bizarurwa babigugigirize ma amina 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 ariko ubanza no mu rusengero nawe hamaze igihe kirekire wigeze ubwirizaho se nambwirizaga ariko iyo twakoze amasengesho bajya bamukanya ukababwira Yesu ntabwo ukuntu yasagira neza n'ukuntu atabara n'ukuntu areba abantu bari bihebye bose akongera akabakiza ubu se hari ibyiringiro ufite byo kuzajya mu ijuru yewe ntabifite ntaho nabwirwa ndajyayo none si ijuru wemera ko ribaho riba hehe hariya hejuru mu bicu turi kubona bituma nemera ko ijuru riri nuko Yesu nawe ajya mu ijuru yanyuze ntawagiye waramubonye ajyayo se wandabyemera wabibwiwe ubyemera se gute nibyo nkorera namusaba nk'ikintu nabangiye kubura nkabona ndariye cyakangiza n'indwara nemera ko ariho none se mu isi dufite amadini menshi uravuze ati impamvu nemera ko nzajya mu ijuru nuko Yesu nawe ariho yanyuze abatemera Yesu bo ntabwo bazajya mu ijuru abatamwemera baba bajyayo bati kandi ntacyo bazi abantu rw'igituma atazajya mu ijuru abo batazajyayo hari anusomye muri Bibiliya avuga ngo umuntu mbese wanga umwami ngo abagira ubugingo bwe nabi Yesu uzi ikintu kizamuzana Yesu ubundi azazanywe n'ibintu bibiri guhemba no guhana abamwumviye azabaha ingororano nziza y'ubugingo buhoraho ariko abamukoreye nabi nawe urukumva ni urupfu none se ko hari abantu bavuga ngo nta dini ritazavamo umugeni kandi tuzi ko hari amadini menshi yewe hari n'amadini y'abitwa ngo abarangi naryo si idini n'iry'abapfumu ni idini
n'abayisilamu n'abandi kandi muvuze ko abantu bazajya mu ijuru ari abemeye Yesu kandi abayisilamu ntibemera Yesu nk'Imana, abarangi nabo ntibemera Yesu, abapfumu nabo ntibemera Yesu. None abantu bose Imana izabafata ibarimbure? Urakoze urakarama. Ngo aravuze ngo cyokora bamwemeye bakizera izina rye baba ubugingo buhoraho, abamwanze nabo urukumva bafite ntabwo bari kumwe nawe. We yavuze ngo nabo Isilamu bari kuvuga gutyo, yavuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntabwo uzajya mu ijuru atamujyanye. Nuvuga ngo konvoyeri atakwinjiye mu modoka. Yesu niwe konvoyeri? None ko ari uzicaza abantu abishyira aho bateguriye, uwo muntu azanyura hehe? Konvoyeri agukuye mu modoka waba ukigiye byapfuye. Yesu ni inzira n'ubugingo, ntawe uzajya mu ijuru atamujyanye. Ariko burya n'abisilamu baramwemera nuko babicisha mu yindi mvugo ngo kuri Muhammad n'iki byose baramwemera. Aya muze aratubwiye ngo abayisilamu nabo bemera Yesu. Mujye muri comment mutubwire, mwemera Yesu? Bamwemera nk'intumwa bo, bamwemera nk'intumwa. None ni bamwemera ngo ni umwana w'Imana, ahubwo baremera ngo ni intumwa y'Imana. So ubundi Yesu ni umwana cyane n'Imana? Ni Imana kimwe nuko Ise nawe ari Imana. None se ubwo dufite Imana itatu? Oya, ntabwo ari Imana itatu, ni umwe. Gute? Dusobanurire kandi wowe umubwira ubutatu butagatifu. Ise hariya batubwira muri ntuza muri Bibiliya ngo jambo yahozeho. Jambo ninde? Ni Yesu nguwo. Yibyariwe n'Imana nyamana, ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Ngo numwe unyizera wese akora ibyo nanjye ubwanjye nakuye kuri data. Uze kubanza uri pastor wabwiriza. Sirakubwiye ko tujya tugira buri mwaka hari byitwa noveni nyine bisa n'amahugurwa tubamo. Aho ngaho rero unyemeje ko Yesu ari Imana akaba n'umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana kuko niyo yamwibyariye. Ntabwo ari umuntu wamubyaye. Oya, kandi na nyina Bikira Mariya. Kandi mujya muririmba ngo yarabyawe. Ntabwo yaremwe. None umuntu wavutse abimana gute? Umuntu wavutse ukuntu yavutse rero kuratangaje. Nyina ntabwo yigeze abonana n'umugabo, nubwo avuga ngo Yosefu yari umugabo we, ntabwo yari yigeze abonana nawe. Ariko yagiye kubona abona aramutwe. None se wemera Bibiliya? Cyane. Wemera Bibiliya? Harimo amavanjiri cyangwa amabaruwa yandikiwe Abaromani, akandikirwa Abefeso. Hari ivanjiri muzirimo yandikiwe Abanyarwanda? None se imbiri yandikiye Abanyarwanda? Urwandiko Pawulo yandikiye Abanyarwanda ni uruhe? Nuko buno nihereye nkwereka n'igitabo kivuga ngo Yesu yageze mu Rwanda ni Burundi agerayo. Akada impamo Imana ngo yigera ni Tanganyika ngo ni Buganda agerayo. Yesu yageze Tanganyika? Ndayifite indirimbo hano. Ndayifite hano ngo nahani ahari. Yesu hari urwandiko rwandikiwe Abanyarwanda. Abo nkuburi igituma rero yandikiye Abanyarwanda. Ubundi ngo ubutumwa bwari bw'Abayisiraheli nibo babagwaga, noneho baraburengwa. Bamaze kuburengwa Imana ibatembo have nkwereke. Ibi bikubisa Abanyarwanda. Ibuzanye muri Afrika yepfo. Muri Afrika nayo turi muri Abanyarwanda turimo. Butugeraho. Ubundi ngo bwari buhishiwe abo Bayisiraheli gusa nibo bari. Ngaho nawe tubwira ukuntu Yesu ari Imana. Ngiye kuvuga ukuntu Yesu ari Imana. Uravuze ngo mbese Yesu ngo none dufite Imana eshatu. Imana eshatu rero ni Imana imwe. Turavuga Umwuka Wera, Imana Data twese na Yesu n'Umwana n'Umwuka Wera. Ni Imana imwe. Ngiye kuvuga ukuntu bakorana. Fata amazi. Fata ifu. Niyo Mana. Ufate isukari. Amazi, ifu n'isukari. Si ibintu bitatu. Ngaho noneho n'Umwuka Wera na Yesu n'Imana. Si ibintu bitatu. Nibonye guha ukuntu bishushanya. Fata ifu, isukari n'amazi ubivangavange. Umve ngo araryoha. Noneho unyereke nkuriyemo isukari. Uyinyereka ku maboko. Abantu bize babivangura. Byarangire kuvangwa byabaye igikoma. Ni ku Imana na Yesu n'Umwuka Wera bikorana. Ni ifu, isukari n'igikoma. Nicyo rugero naguha. Yesu akorera mu Mana, n'Imana igakorera muri n'Umwuka Wera gukorera muri bo. Ni ibintu bitatu ariko bibumbiye mu kintu kimwe. Wemera impano z'Umwuka Wera? Nawe ujya werekwa se?
nawe urerekwa eh kandi yari ijambo ry'Imana burya nta kintu yashigaje urakoze urakarama kuba wanaje burya harimo ibyishimo watumye menya ntuzi ko avuze ngo itanga impano zo kuririmba izo guhanura izo kumenya iby'ibintu yavuze noneho hakandikwa muri Yoweri ngo icyo gihe mu minsi y'imperuka ngo n'abasaza bazarota. Sengera abantu bazumva iki kiganiro. Basengera abagwayi bakire n'impumyi zihumuke. Kandi iyo mpano ntayifite. Ufite iyihe? Iyo mpano ngiye mpano mfite niyo kwizera no kuba namenye yuko umuntu yagomba kuzakira byanze bikuru. No gufata ingwe. Ukamenya ko umuntu azakira. Gukira byo kugira amafaranga si yagukira indwara. Oya. Ya amafaranga bwo abizanda zadutse. Umuntu nakuzana ariko Yesu yaravuze ngo ni umaze mushaka ubwami bwo mwijuru ibindi byose muzabyongera niyo mwakena ariko mukashaka ubwami bwo mwijuru kandi yatumye abigishwa bati ntagire ujyana kuvuga ubutumwa wahitamo kwibera umukena kugira ngo ubure ubwami bw'ijuru ako kanya none wakwemera ukaburara ukagira utevuga ngo ubure ubwami bw'ijuru Yesu arabifite byose mfite ndindi mvuga ngo mwami Yesu afite stock y'ibisubizo byawe yo wihereye ukamubwira ngo byose ni yawe waririmbye se ari yanjye ariko nyikunda kubi irarenze none se aka kanya uri mu rusengero ukumva umuntu aravuze ngo ngiye kubaza ikibazo gisubizo cyane uri mu rusengero cyangwa se uri mu kiliziya uri kubyumva ukumva bavuze ko abantu bose bageze mu rusengero batazajya mu ijuru abataragiye mu rusengero bazajya mu ijuru wabyifatamo gute abataragiye mu rusengero aribo barajya mu ijuru kandi uri mu rusengero wabyifatamo gute igisubizo kirahari usa ni wabuhombye nyari ikorase dufite ivuga ngo waba wararuhiye iki ongera volume waba wararuhiye iki waba warasenze ukaririmba kandi ugasigara waba wara ubwo ni igihombo kandi wemera ko ari abantu bazahomba bari bariyo sinakubwiye ko n'abantu bita ngo na padiri abarimu bamwe bazasigara ariko bakifite bakagenda wabigenza uturamutse usanze pasiteri wawe ari kunywa inzoga ibyo muvuye muri nibature wagerera igihe ugasanga pasiteri wawe ari kunywa inzoga padiri yambaye karuvati ebyiri aramaze ngo kuki wambaye karuvati ebyiri bitewe n'iki kandi uri padiri wacu uzi ukuntu yabashubije ngo iby'imbere ni ibyanjye karuvati imwe rero imbere n'indi inyuma iby'imbere ni ibyanjye iby'inyuma ni ibyanyu bitandeba ndeba impande kuko buri muntu afite ngo icyaza Uwiteka azamubaza wamureka ukikomereza wakumirwa ariko n'ubundi wanakomeza wakomeza ariko kubera ko ayinyoye mu mwanya yumvaga yishaka kandi ayishoboye ntabwo wamubuza kuyinywa pe ntiwanabigira n'inkuru ngo ujye kuvuga ngo nabonye pasiteri ari kunywa inzoga icyo gihe nawe ugize amafuti murekeye inywere kuko abishoboye ariko wamubaza tibuka ko wayimbuza ngo none ukuri kunywa bitewe n'iki ahubwo mu gihe ayikubuza kandi ukaba warasanze ari kuyinywa n'ubundi uzamubaza uti wowe harya ko wari uri kuyinywa njye uyimburiza iki ubundi inzoga ntabwo ari icyaha icyaha ni ikintu ukora wakigambiriye ariko nakwitwaza ngo inzoga nuzi ko tuzi ko twese none ko Bibiliya ivuga ngo vino numukobanyi inzoga irakubaganisha ushukwa nayo ntagira ubwenge ushukwa nayo niba uyinywa ukabona iragushutse kujyana ibintu bibi irekeye nabo niba uyinywa ukabona nta kibi ukora yinywe rwose nta kibazo gihari inyweri ushukwa nayo ubwo rero nawe ushaka wayinywa uri mu nzu ntigushuke ukiryamira haruwanywa agatazi kangana indwara Uwiteka akamukuramo amaso niba usinda kandi gusinda niryo kosa burya ukahambarira mugenzi wawe ugakora ibidakorwa bitewe n'iyo nzoga yireke ariko niba utunganye ibyawe neza ntubangamire bagenzi bawe seko mbona muri bakuru pe abantu bafite imisatsi ibiri burya bari bakuru ari igi n'inkoko ni iki cyabanje igi n'inkoko ngo bitegereje ndavuga habanje inkoko ari igi n'inkoko ni iki cyabanje ngewe mvuga yuko habanje inkoko gute se uyituma habanje inkoko niyo arasubirayo nawe bivuga aravuga ibyo ituma habanje inkoko ndeba mu gitabo cy'itangiriro Imana iri kurema ibintu
cyangwa se bari kujya mu nkuge ikigabo n'ikigore ubundi ntawe yajyanyemo amagi yajyanyemo inkoko kandi Imana ntawe yaremye amagi yaremye inkoko wari uhari se wenda yajyanye amagi oya da yaremye inkoko irema ngo ibisiga ngo n'inyoni zo mu kirere ubwo n'inkoko zirimo ntawe yavuze ngo ndema amagi yo mu kirere mu yandi magambo habanje inkoko abantu mudukurikiye mushyire muri comment mutubwire habanje inkoko habanje igi ni inkoko yabanje ahubwo inkoko itera igi yego igi riza kuzararirwa nanone rivamo indi nkoko kimwe nuko cyangwa habanje igi oya habanje inkoko none se inkoko iva mu igi cyangwa igi riva mu nkoko inkoko iva mu igi igi ryavuye igi ryavuye mu nkoko iyo ryavuyemo si yavuye nayo yavuye mu igi ariko kandi mu tangiriro cyangwa Imana abandi yaremye igi riva mu nkoko kandi igi riva mu nkoko igi riva mu nkoko inkoko nayo ikavamo igi inkoko yararemwe ishyirwa neza udusubize inkoko reka twumve igi inkoko iva mu igi sibyo igi rikava mu nkoko none ubwo ari igi n'inkoko Imana yabanje kurema ni ikihe ni inkoko gute se ni inkoko kandi tubona umushwi uturuka mu igi oya none nanjye ubu ngubu sinavuze si ariko Uwiteka yanshyizemo ikintu cyitwa ngo nanjye nzabyara undi muntu uzamukaho ni ngombwa rero ntabwo uwo mwana wanjye mbyaye ntabwo ari ugiye kuba mukuru kuri njyewe ni njye mukuru njye wamushatse nk'uko inkoko nayo yateye ryagi se muze ufite imyaka ingahe mfite imyaka 68 68 wagarukiye mu wa kangahe mu mashuri ni kera ni muri mirongo ntabwo wize muri 70 oya nizeho gato wizeho gato uzi gusoma no kwandika uzi kuvuga inyajwi zose abacada cyane A B C D E F G H I J K L M N O P R C T ubuze ntizavuze ni gutyo bazivugara ni gutyo nawe wazivuga zivuge we twumve zivuge we twumve ubu yakoreshwa inyajwi itarizo yakoresha zitarizo uzari kuvuga ko wakoresha zitarizo bakoreshaga inyajwi a ba sha da e fa ga ha i ja ka ra ma na o pa ra sa ta u va wa ya za none we ko yavuze za jigize impamvu hariya uyu nguyu yabaye nk'ugerekaho ibindi afata noneho za nyuguti kuko buriya tuvuye nka pe iyo idashyizweho inyajwi ari i cyangwa o cyangwa se a burya abarindagi none we yayihinduye we rero yavuze nkaho ayasa nyine ayaza kandi inyuguti yaswa ari uko bayishyizeho yanyajwe aha muze nakurushije ariko bayishyizeho yanyajwe rero kuvuga ngo a b igenda ba b kuko nindagi kuko ntabwo yari yashyirwaho niyo mpamvu uvuze b neza uvuze b nubushyizeho impamvu nayo niba nyishyizeho ndavuga ngo b ariko niba ntari nayishyiraho ndavuga ngo ni b buhoro nishyiraho rero ndayasa ni b ayada agusetse ahirije ariko noneho ndapfuye n'abaseka niyo mpamvu wowe uri kumurusha wowe ibyo uvuze ntabwo ari byo wowe ibyo uvuze ntabwo ari byo ubwo nk'uri kuvuga inyajwi ukazihindura kuzindura inyajwi oya sizindura nzivuga uko ziri ahubwo ni ntuza ni uburyo bwazo zisubiremo nawe zisubiremo zisubiremo wowe nawe zisubiremo twumva uri kubeshya a yego b
kuko ntabwo ndayasa kuko ntayo nageretseho we wari kuyasa nkaho yayishyizeho n'ubundi buriya rero kuvuga ngo abaca yayishyizeho a yayishyizeho uvuga ngo yize ari gutaruka yayishyizeho a noneho a b c d kuko isi itaba ca itaba abaca kandi ntabwo ndashyiraho a na ya ntabwo ndayishyira kuko ziracyari indagi none uvuze ce ntabwo ari ce sinayizeho ubuyishyizeho ariko nivuga ngo ce ntabwo ndabanyishyizeho bisobanura ngo izi nyuguti z'inyajwi abantu bavuga ngo a ba ca da baba bari kubyica nyine bayishyizeho mu gihe kitari ngombwa bagombye kuvuga subiramo a b ongera ijwi a b c d e f g h i j k l m n o p l c d bivuze buhoro ariko iyo nza gushyiraho inyajwi tuvuge nka ki nishyiraho i ndavuga ngo ki cyane yumvikane yaba yabwiye guseka hano yaje arurure imbaho yasohotse muri za 83 mwumva umuntu avuga ngo ngenda burana mu rurimi rw'iwacu nawe ndakomeza ibya mbere a ba sha da fa ga ha i ja ka ra ma na o pa la sa ta u va wa ya za niko nabyize niko wabyize niko wabigishije mwari muri kwanyigishije ubwo rero uyu nawe mwarimu wamwigisha nabi cyangwa wawe niwe wakwigishije nabi namenye wenda yize mu rugoyi buriya uyize mu rugoyi buriya impamvu nuko yenda ariko nawe abibona cyangwa uwabimwigisha akaba ariko yabimwigishije ariko njye uko nabyize nuko nguko mwarimu ambwira ati iyi nyuguti itari yashyiraho inuza utarwashyiraho inyajwi ntabwo isobanuka bwite oya isobanuka ariko washyizeho inyajwi none uyu wari gushyiraho inyajwi ari gushyiraho inyajwi kandi izo nyuguti nta nyajwi ziba zigeretse ariko nawe uri kuyishyiraho uri gukoresha inyuguti yitwa iriya nayo ni inyajwi nyine ubundi arega inyajwi ni 5 n'eshanu izihe inyajwi ni 5 izihe dore ari a e i o u sizo izo rero iyo ufashemo iyo ushaka ukayishyira kuri iriya nanone yarindagi ibyara nyine kurangurura hajya wavuze ko wize amashuri angahe na 6 ariko 6 ya primaire akaba arimo wakwiye ubwenge bungana gutyo kandi wasanga yararengejeho uyu yarize azi no kwandika cyane icyo atazi ni igifaransa nacyo kizi nabo nyizi di bonjour arayizi na komata periti byose arabizi uyu komata periti je m'appelle Musabezu Cyprien quel âge tu hajya niko bavuga bavuga ngo quel âge tu ubwo no kuvuga ngo ufite imyaka ingahe mu gifaransa niko bavuga hajya nta rufaransa nzi nta ruzungu nzi no kuvuga ngo uzi indimi zingahe wowe yewe nyinshi zihe nyinshi uzi ikigande nzi ikinyarwanda nzi uruganda nzi uruheburayo suza abantu mu ruganda ubabwire ngo mukore subscribe rakada mba mvanze igifaransa uzi urugande uzi ikinyarwanda uzi ururundi uzi uruheburayo n'urushinwa ariko urushinwa rwo nzi kurusekamo gusa buri rurimi uzi ugiye kujya utubwiraho amagambo abiri twagiye mu kinyarwanda ndi umunyarwanda
twagiye mu kigande vuga amagambo abiri mu kigande mu rugande nzi kururirimbamo gusa ririmba mu rugande twumva ruhanga yibare kugati nawe urera ukampa ruhanga urire sengorongoro kuntazijya balala dore umuganga n'umwe atabajyahure muramye umwami Imana bakiriza niko bivuze muramye umwami Imana bakiriza tumwese muramye umwami Imana azabarokora urihe munyabyaha we cyo ngwino wihimano Yesu hamagara musange nonaha urire sengorongoro kuntazijya balala dore umuganga n'umwe atabajyaho mu Giheburayo murebura nzi gusekamo gusa ariko Eli labasabakitani ya ni imitwe wa mugabo oyata Eli labasabakitani iryo jambo ni Yesu warivuze ni Giheburayo bivuga ngo iki mana yanje niki gikunde bivuga ngo muraho mu Giheburayo ntawe bimenye ndaguzi rero ndaguzi ngaho tubwire amagambo abiri mu Gishinwa mu Gishinwa so wavuze ngo uzurwa Gishinwa se kugisekamo gusa seka mu Gishinwa turebe karebura ryarya wa aho yani no nzi guseka umuntu atavuze ngaho se kutavuze hewe nawe ntuseke baze ngo kandi ukakwengwendo utavuze bajya baca umugani ngo agahanga k'umugabo gahuma katavuze baba bashatse kuvuga ngo iki agahanga ngaho ujyaye agahanga k'umugabo gahuma katavuze baba bashatse kuvuga iki agahanga k'umugabo gahuma katavuze ni ukuvuga ngo ibitekerezo bye bimurimo bimutera kuba uko ashaka ariko atavuze ari ntawe aranguruye ngo avuge weshingwe yakurebye yumiwe ariko ibyo uri gusobanura atari byo ngaho sobanura agahanga k'umugabo gahuma katavuze guhigima nk'ikintu umuntu yanze agahigima ariko ntabumbure umuntu cyangwa se mbese uko ndi kubitekereza biri aho ngaho guhigima ukaba wacira umuntu isiri utavuze bari umuntu ucirwa isiri umuntu yahigima cyangwa bikundi muntu agahita amenya icyo avuze kandi atavuze ndiko ndi kubitekereza ibintu nibyo sobanura ibyawe ni ibitekerezo byawe ubwawe wifitemo byo ushobora kuba wakora ariko kandi nta muntu ubibwiye utanavuze mbese kera baravugaga ngo yabaye make aharirwa imfizi uyu munsi niko mubibona buno turabanza yabaye make aharirwa imfizi ngo niba ari ibiryo bike mu rugo umugabo niwe ugomba kubirya namwe niko mubyemera nabuno ashatse yabirya kubera ko niwe niwe ushobora kujya no kubishaka none se abiriye umwana akagwara bwaki oya dore ukuntu ntabwo arwa ngo umwana ajya kurwara bwaki ngo uko ise yariye byabiri ahubwo ise mu gitondo arazindutse agiye gushaka ibyo kurya byo kuzana n'ubundi none ntabwo rero aragenda ari kugwa mu nzira ariwe kujya kubishaka ngo wa mwana ngo yasiga ari kubiri oya ahubwo we nabirye yabona imbaraga zo kujya kuzana ibindi wa mwana biriye bose none se umwana atari yakagwara bwaki oya kandi ibyo nagiye gukorera n'ubu nindaza nkabihereza wa mwana ngo ibibaye bike mu rugo wabanza ukabirya ningo inabanza nkabirya nawe wabaye umugabo w'igisambo umwana birenge nkabera none ko wabaye umugabo w'igisambo mawe ntabari igisambo abe mbigusobanurira umwana biriye ngiye n'umugore n'abana twapfa nabene nyina bagapfa ariko nyambiriye nabona abari nk'imodoka bashyizemo indi essence ngaya kuzana ibindi uraba imodoka iturutse n'igisenyi Kigali yikoreye tone 6 idayihatsu yikoreye tone 6 ukayida ukayividura ntabwo yari ngano kwa Bizimungu ariko uyaye essence ikagenda yuzuye yabigezayo nanjye ro icyo kijumba nakiriye ngo umwana sigadiraho
nanjye bameze nk'amodoka bafite ngomba kukijya nkajya gushaka ibindi. ni ukuvuga ngo muremeranya ko muri mu rugo hakaba harimo ibiryo bikeya bigenewe umuntu umwe hakaba hariho umugore n'umwana nawe ibiryo byabanza bikarya umugabo hari aho bari guhahira n'ibyo nabirya wabanza ukabirya ndabirya kugira ngo ushobore kujya kubahahira none se ubiriye ubundi ukagenda ntugaruke we nagaruka kandi bafite amazito umuntu ukiseho umugabo utakwihangana ukareka bikarya umwana nihanganye bapfa bose ukajya guhaha ufite iyo nzara ntari icyo waba napfira mu nzira wapfira mu se nzira nabibona namara kubibona byakwikorerana abantu mwe muri gukurikira iki kiganiro namwe muremera ko ibiryo bikeya byabanza bikarya umugabo hanyuma abana bakazajya kwihigira cyangwa umugabo njyewe nabirya ahubwo nabirya kugira ngo n'ubundi nshobore kugira urutegero rwo kugira ngo njye gushaka ibindi noneho nimbibona ngira n'urutegero rwo kugira ngo mbizane no mbibashyikirize nawe undi wa mwana nabirya turapfa twese ngaba ndapfuye na nyina arapfa nawe nanjye ndapfa nawe apfe kandi atarajya kuzana ibindi hari umugabo wo